Yesu ashimwe bene data bakundwa, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nejejwe no gukomeza kubagezaho amateka y'izi ndirimbo ziri mu gitabo cyitwa igitabo indirimbo zo gushimisha Imana n'indirimbo z'agakiza, uko zagiye ziririmbwa n'abagiye bazitugezaho mu buryo butandukanye. Uyu munsi rero nzanye amakuru ku mateka y'indirimbo y'113 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Iyo ndirimbo yitwa Nkunda kwizigira Yesu. Reka tuyiririmbeho gato, turirimbe igitera cya mbere n'icya kabiri ndetse n'iyikizo yayo, hanyuma tugaruke tuvuga amateka yayo. Nkunda kwizigira Yesu, nkajya mwumvira rwose, ngonge nishingikiriza ku masezerano ye. Yesu ndakwizeye, uruwo kwiringirwa. Yesu mwiza nkunda, ndusheho kukwizera. Nkunda kwizigira Yesu, nyizwa n'amaraso ye, nikize mu ruzi rwayo, nogamo ndatungana. Yesu ndakwizeye, uruwo kwiringirwa. Yesu mwiza nkunda, ndusheho kukwizera. Haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane kuko kwizera Yesu ari byiza no kumwizigira. Iyi ndirimbo igaragara mu gitabo cyo gushimisha Imana mu gice cyitwa icy'ubuhamya cyangwa se témoignage. Iyi ndirimbo yanditswe n'umudamu witwa Louisa Maria Lausted mu mwaka w'1882 nibwo iyi ndirimbo yanditswe. Hanyuma uyu mudamu yavukiye mu bwami bw'Ubwongereza ahitwa Idova mu mwaka w'1950, atabaruka mu mwaka w'1917 ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere, afite imyaka 67. Amateka yaranze uyu mudamu tumaze kuvuga, Louisa Maria Lausted, mu by'ukuri uyu mudamu yavutse mu muryango usanzwe, ariko aza gukizwa ku myaka ye 9 yakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Impamvu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, yumvaga afite inzara n'inyota yo kuzaba umumisiyoneri. Nkeka ko yari yarabonye abantu bagiye bakora uwo murimo, noneho nawe biramukurura cyane, bituma ajya mu gakiza, ariko yifuza kuzabwira ubutumwa bwiza n'abandi batandukanye. Ubwo rero ni ibintu yatekereje akiri muto, ku myaka 9 yagiyemo abitekereza. Hanyuma ageze ku myaka 21 ava mu gihugu cye cy'amavuko cy'Ubwongereza, yimukira mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ajya muri leta yitwa Ohio mu mujyi wita Cincinnati. Niho yagiye yitegura kugira ngo ajye gukora umurimo w'ikimisiyoneri. Ntabwo yagiye wenyine, yari kumwe n'abandi. Noneho bitegura ko bazajya gukora uwo murimo. Urumva yari akiri muto cyane, ku myaka ya 21. Mu gihe yitegura gukora umurimo, bagiye kumwohereza ngo ajye gukora umurimo mu Bushinwa. Ave muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajye gukora umurimo w'ivugabutumwa w'umisiyoneri mu Bushinwa. Baza gusanga hari indwara itaramwemerera, ubuzima bwe butameze neza ku buryo yakora urugendo rungana gutyo. Ugereranije kuva mu Bushinwa, kuva muri USA, aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ujya mu Bushinwa byonyine n'urugendo rw'indege ntabwo rwajya munsi y'amasaha 10.
rero barebye uwo murimo agiye kujyamo kandi ubuzima butameze neza, ntabwo yagiyeyo, ahubwo Louisa Maria Stitt ahubwo yigumiye aho ngaho. Nyuma y'imyaka 4 aza gushakana n'umugabo, ahubwo bakora ubukwe, ashakana n'umugabo witwa George Stitt. Uwo mugabo yari afite umurimo yakoraga wamutungaga umurimo wa buri munsi, yari umuntu usiga amarangi, peinta cyangwa se peintre mu rurimi rw'igifaransa, yakoraga uwo murimo. Baza gushakana, urumva yari amaze imyaka 4 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yari amaze kumenyera, ashakana n'uyu mugabo witwa George wakoraga uyu murimo. Ariko kandi uyu mudamu we yakomeje n'ubundi gutekereza uko azakora umurimo mu myaka ye izaza. Hanyuma baza kubyarana umwana w'umuhungu witwa Lily, yewe babyaranye, ni umwana umwe babyaranye. Hanyuma birumvikana bamarana igihe nyine bafite uwo mwana, bigeze aho kuko ubuzima nyine bari bamaze kumenyera, baza gutekereza gukora picnic, urugendo rwo gutembera nyine bajya kuri beach. Abenshi bakwita kuri beach cyangwa se gusohoka ku mazi, abantu niko bakuze bango bagiye ku mazi. Rero bafashe umwanya wo gutembera nyine nk'umuryango. Urumva ni Louisa Maria n'umugabo we George n'umwana wabo Lily, bakora urugendo, barukorera ku nkengero z'inyanja ya Atlantika, muri leta ya New York, ku kirwa agace kitwa Long Island. Long Island ni agace ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'ubundi niho bakorera urwo rugendo, ariko ku nkengero z'inyanja ya Atlantika. Hanyuma bahageze, urumva bakoze imirimo nyine itandukanye yo kuba basohotse batembereye, niba barya amafoto, niba bakora imirimo itandukanye. Hanyuma ariko biza kugera noneho ko baza gufata ifunguro rya saa sita. Bagiye gufata ifunguro, umwana wabo aza kumera nk'abacitse. Lily akora urugendo agana ku mazi, hanyuma aza gutabaza yuko agize ikibazo. Atabaje ko agize ikibazo, George yihuta ajya kumutabara, koko asanga umwana yaragiye kurohama. Rero akoresha imbaraga kugira ngo amurohore arokoke, ariko biza kurangira imbaraga yakoresheje, ahubwo umwana we ararokoka, hanyuma amazi atwara uyu George, aba arapfuye. Mu gihe bari bakoze urugendo rwo kunezerwa, ruza kurangira umunezero wabo uvuyemo amarira. Umva ni ikibazo yahuye nacyo, Louisa yahuye n'icyo kibazo, yumva kimugoye. Ahangaha rero niho agitekereza ibyo bimubayeho, akiri aho ngaho ku mazi, umugabo wamaze kurohama, umwana we akarokoka, nibwo yahise azana mu mutwe we, hazamo amagambo y'indirimbo yitwa ngo nkunda kwizigira Yesu. Mu magambo yatangiye mu magambo yayo aravuga ngo tis so sweet to trust in Jesus. Aravuga ngo ni nkunda kwizigira Yesu. Yandika amagambo y'indirimbo, ayandika agaragaza ko imbaraga ze zidashobora kugira icyo zimugezaho keretse gusa kwizigira Yesu. Tuyisomye mu magambo arambuye aravuga ngo nkunda kwizigira Yesu, nkajya mwumvira rwose, ngo nje nishigikiriza ku masezerano ye. Ahangaha yanditse igihe yarawe n'ikibazo, umugabo we amaze gupfa kandi arohamye, atanamurwaje ngo abone ko yamurwaje, bivuze ategura urupfu, n'urupfu rwamutunguye. Aravuga ngo nkunda kwizigira Yesu, nkizwa n'amaraso ye, nishyize mu ruzi rwayo, nogamo ntunganye. Nkunda kwizigira Yesu, nkaruhuka intambara y'ibicumuro n'ibyaha, akampa umunezero. Mpimbawe nuko nkwizeye mutabazi undengera, nizeye kumora hafi iteka tugumane. Ahangaha yari amaze kubura umugabo, yumva nta wundi muntu bagumana. Aririmba amagambo, yandika amagambo y'iyi ndirimbo, ntabwo yahise ayiririmba, ahubwo yanditse amagambo. Hanyuma amaze kwandika amagambo y'indirimbo, aza guhura n'undi muvugabutumwa wari uzi kwandika indirimbo, amuhaye, urumva we yayiririmbye, ashobora kuba yaririmbye mu magambo ye, ariko noneho melodi nziza uyu munsi dukoresha yaririmbwe n'umuririmbyi, mwite umuhanzi
yahanga indirimbo akaziha amajwi witwa William James Kirkpatrick. Uyu mugabo nawe yavukiye mu Bwongereza, mu bwami bw'Ubwongereza mu gace ka Ireland, niwe wahaye amajwi iyi ndirimbo yanditswe na Maria Luisa. We ntago yayiririmbye mu buryo tuyiribamo uyu munsi, ariko umuntu wayihaye amajwi ni William James Kirkpatrick, nawe wavutse mu 1838 aza gutabaruka mu 1921, avukira nawe muri Ireland. Uyu we yagiye yandika indirimbo nyinshi, kuba bishoboye n'ubundi bazishaka ziragaragara. Yanditse indirimbo zirenga 1000 nyinshi cyane, zitwa gospel hymn songs, ushobora kugenda ukazibona nyinshi zanditswe n'uyu mugabo witwa William James Kirkpatrick. Niwe watanze ijwi dukoresha uyu munsi ry'iyi ndirimbo y'113 mu ndirimbo zo gushimisha Imana yitwa ngo Nkunda Kwizigira Yesu. Yahise n'ubundi ayiha amajwi muri uwo mwaka w'1882. Bigeze mu 1880 uyu Luisa ntago yigeze areka ya gahunda yari afite, za nzozi zo yari afite zo kuba umumisiyoneri. Mu 1880 yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajya muri Afurika y'Epfo, anyura mu nyanja ya Atlantika, akora urugendo rurerure ajya muri Afurika y'Epfo, agerayo nk'umumisiyoneri we n'umuhungu we Lili. Ahamara imyaka 15 akora uwo murimo. Nyuma y'imyaka 15 nibwo Imana yaje kumushumbusha undi mugabo, ahura n'umugabo witwa Robert Woodhouse. Baza gukora ubukwe mu 1895. Hanyuma ubwo nurumva n'umugabo wa kabiri agifite umwana we. Hanyuma birumvikana n'ubukwe bwa kabiri bakoze, kuko uwa mbere yari yitavye Imana arohamye. Hanyuma bamaze gukora ubukwe yaje guhura n'uburwayi, asubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kujya kwivuza. Aragenda amarayo imyaka 6, ubwo ari kumwe n'umugabo we n'umwana we bari mu buzima, ariko kandi atarigeze areka inzozi ze yakomeje gutekereza kera zo kuzaba umumisiyoneri. Amaze rero koroherwa, nyine urumva amaze kubona uburyo, amaze kwitegura neza, yongeye kugaruka muri Afurika. Ariko noneho ntabwo yagiye mu gihugu cya Afurika y'Epfo, ahubwo yagiye mu gihugu cya Rhodesia y'Amajyepfo. Tuvuze Rhodesia y'Amajyepfo ubu ni Zimbabwe yo muri iyi minsi. Araza we n'umuryango we bagaruka muri Afurika. Bageze muri Rhodesia bahavuga ubutumwa. Aha ni muri Zimbabwe, niko turi kubivuga. Ageze muri Zimbabwe ahavuga ubutumwa, akora umurimo, ashinga amatorero. Urumva nyuma yabwo ayo matorero yashinze, aza nyine kumva ko akuze, aza gufata ikiruhuko. Igishimishije, uyu murimo yakoze w'ikimisiyoneri, umwana we babaga bari kumwe nawe yahise akomereza hahandi nyina yaragejeje. Haleluya! Ni byiza ko tugira umurage tuzaraga abana bacu. Luisa Maria yakoraga umurimo, umwana we Lili amureba. Nyuma yabwo aza gufata ikiruhuko, avuga ngo ndaruhutse, misiyoneri mbaye nduhutse. Umwana we nawe akomerezaho uwo murimo, arakomeza arawukora. Rero uyu mubyeyi Luisa Maria yaje gutabaruka mu mwaka w'1917. Ariko nyine mbabwiye ko ubwo umwana we yakomeje uwo murimo. Mwipfa rye abantu bo yagiye abwiriza ubutumwa mu gace yagiye avuga mu butumwa, baje baririmba ya ndirimbo "It is so sweet to trust in Jesus", bayizana mu ndimi ziwabo, kuko urumva bari baragiye bayihindura muri rwabo. Imyaka yamaze bagiye bayihindura. Aho turi ni muri Rhodesia y'Amajyepfo, Zimbabwe y'ubu. Iyo ndirimbo bayiririmba banezerewe cyane, kubera ko bavuga ngo uyu rwose yakoze umurimo utandukanye. Hanyuma rero indi message twafata nuko William Kirkpatrick ahindura iyi ndirimbo ayishyira mu majwi, yaje kuvuga ko ishingiye ku ijambo ry'Imana. Uzasanga yavuze ngo nk'ukuntu rimwe na rimwe abaririmbyi bajya bahimba indirimbo, akaba yavuga ngo twayikuye muri Yesaya, twayikuye mu rwandiko rw'Abakorinto, mu rwandiko rw'Abaroma. Kirkpatrick William James yayanditse avuga ngo iyi ndirimbo ishingiye ku ijambo ry'Imana rigaragara muri Yesaya 12 umurongo wa 2.
ko bazi ubwo twahasoma tukaganira kuri iri jambo ry'Imana. Haranditse ngo dore Imana niyo gakiza kanjye, nzajya niringira ne gutinya, kuko Uwiteka Yehova ari we mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, agahinduka agakiza kanjye. Aya magambo ni amagambo yanditswe na Kirkpatrick uyu James William, agaragaza ko ishingiye ariyo based cyangwa se ariyo yashingiyeho atanga melodi y'iyi ndirimbo, indirimbo yanditswe na Louisa Maria. Imana niyo gakiza kanjye, nzajya niringira ne gutinya. Urumva, nyuma yo guhura n'ikibazo ni nka message yari ashatse kugira ngo amwunganireho, abona ko nubwo yavuze ngo niwe nkwiye kwiringira, Imana agakiza kacu niyo dukwiye kwiringira. Natwe rero mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu bibazo duhura nabyo, hari abantu bahura n'ibibazo birenze cyane, akumva biramurenze akabura uko yakiyakira. Ariko ahangaha urumva ko uyu mubyeyi muri iyi ndirimbo yo guhamya, muri ubu buhamya, dukwiye kumenya ko Imana niyo gakiza kacu. Ntabwo umuntu yabaho adahura n'ibibazo, ariko ahubwo ibibazo ni gute nabisohokamo. Mbisohokamo menya ko ibibazo byabayeho hari umwami uhari, hari Imana ibireba iri hejuru ya byose. Iyo rero niyo imenya uburyo bwo kugira ngo icyo kibazo nyisohokemo. Mu ntambara mpura nazo, dukwiye kwiringira Yesu Kristo. Aba ngo Imana niyo gakiza kanjye, nzajya niringira ne gutinya, kuko Uwiteka Yehova ari we mbaraga zanjye. Nta handi twakura imbaraga kiretse gusa kureba ko Uwiteka wenyine gusa ari we waturemye, akamenya imibereho yacu, akamenya itangira, akamenya n'iherezo ryacu. Dawidi niwe wanditse muri Zaburi 139 ngo Uwiteka warandondoye uramenya, umenya imyicire yanjye, umenya imiryamire yanjye, umenya ng'ijambo ritarajya ku rurimi, uburizi uba wabashe kubimenya. Rero Imana iratuzi, niyo gakiza kacu, ntabwo twajya mu bwihebe ngo nuko twahuye n'ibibazo. Ubu buhamya bwa Louisa Maria bukwiye kudukomeza. Ntabwo yigeze acogora ku ntego yari afite yo kuba misiyoneri, ntabwo yigeze acogora kuko yahuye n'ikibazo cy'uko umugabo we arohamye, atunguwe n'urupfu rumubayeho. Nawe rero mu bibazo uhura nabyo, nta na kimwe washinja Imana ngo Mana ngo ubigizemo uruhare, ahubwo dukwiye kwiringira Uwiteka tugakomezwa nawe, kuko yikidutije ubuzima hari ubundi buzima bwiza ibidutegurira. Wumva ko Louisa Maria yaje kubona undi w'umukunzi ari we Robert, barabana, hanyuma umurimo arawukomeza kandi akomeye, aza gusaza neza, aratabaruka, ndetse bivugwa ko ubu ntago yigeze asubira mu gihugu cye cy'amavuko, ahubwo aho mu gihugu cya Zimbabwe niho yaje gutabarukira. Ashyinguwe mu gace kitwa Penkrich mu gihugu cya Zimbabwe, niho ashyinguwe, niho imva ye iri. Urumva ko ubuhamya bwa Louisa Maria n'ukuntu yihanganye, iyi ndirimbo uririmba nawe uvuga ngo ndi guhamya ko Kristo ari we nkunda kwizigira, niwe nkwiye kureba wenyine gusa, nkikomeza ku masezerano n'amagambo yatubwiye, amagambo yavuze, tugakomeza kumwizera nk'uko tubibona hano. Uyu mwene data yagize uruhare mu gukomerera mu magambo ya Kristo, mu gukomerera mu gakiza yahagurukiyemo, avuga ngo nta na kimwe cyantandukanye n'umwami wanjye kiretse gusa kwikomeza ku masezerano ye, intego yanjye nkazayegeraho. Kandi kuvuga ubutumwa ntabwo ari ukugira ngo yamamare, ahubwo ni ukwamamaza Kristo. Hanyuma nyuma yo kwamamaza Kristo, abantu bakabona agakiza bakanezerwa, tukazabona natwe umunezero yuko tuzabona iminyago Kristo yaduteguriye. Imana rero ibaha umugisha, mujye mukomeza mwikomeze kuri Yesu kandi mumwizigire ku mwami n'umukiza wacu